Yesu Kristo nashimwe. Imana data twese, umwana n'umwuka wera babane natwe kandi babane namwe aho muherereye hose. Dushimishijwe n'Imana cyane kuba rero muhawe kongera kugira ubuzima twe twese. Imana ikatugira neza, ikadukangura aho twari turi mu gicucu cy'ijoro ry'urupfu. Imana ishimwe cyane ko rero dukangutse, mwese mukaba mukangutse. Imana nihabwe icubahiro. Kandi rero nababwira ngo ni byiza ko dukangutse nanone duca bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Izina ryanjye ni Pastor Christophe wabakurikiza. Reka rero dukomeze mu ijambo ry'Imana aho turi kwiga ku rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Mu kino gice rero cya mbere cy'uru rwandiko, kandi mbabwira ko turi hafi gusoza iki cyigisho twahawe n'Imana cy'uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Ndagira ngo muri kino gice cya mbere turebe ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya gatanu umurongo wawo wa gatandatu tugeze ku murongo wawo wa munani. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya gatanu. Turareba ku murongo waho wa gatandatu tugeze ku murongo wawo wa munani. Tukiri abajyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi rero tuvuga duti umuntu ukwiye kwirata yakwirata Kristo. Imana ishimwe cyane. Kristo niwe muzima, niwe ukwiriye ijambo mu bintu byose. Natwe rero dushimishijwe n'Imana cyane kubabwira ngo Kristo urukundo adukunda nubwo dukwiriye kuba twirata. Niyo mpamvu abantu benshi barimo bavuga bati ese kwirata cyangwa se ngo twapfa twakira, dufite ubuntu bw'Imana, dufite Kristo, ubuntu bwe buraduhagije. Kubera iki? Igituma iyo byose twagiye tubivugaho birakomeye cyane kugira ngo wowe cyangwa ngiyewe, uko twari abanyabyaha, uko twari abantu tudafite icyo twatanga, Imana idukunda urukundo ruhebuje igatanga umwana wayo Yesu Kristo, akaza agaca bugufi agapfa akagupfira uri umunyabyaha, nta zindi nyungu watanze, nta bindi bimazi watanze, nibura byinshi. Ariko avuga ngo uko bisa kose reka ntange ubugingo bwanjye kubw'uyu naka, kubw'uyu muntu, kugira ngo abashe gukira, abashe kubona ijuru. Imana ikareka avuga ngo ntabwo ijuru shobora kuribamo jye nyine n'abamarayika, ahubwo reka n'uyu muntu muhe amahirwe, ariko biciye ku bw'amaraso ya Yesu. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane kuba umuntu yapfira umunyabyaha. Iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ijambo Pawulo yandikiye Abaroma ababwira ngo rwose birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Uvuga ngo umukiranutsi ushobora kutamupfira kandi ubona ko ibyo arimo byiza, arimo bifite agaciro kuko ayakiranutse. Ariko ibaze noneho umunyabyaha we udafite n'akantu na kamwe akora gafite ikintu cyiza cyangwa se gafite umumaro, ukemera ukamupfira. Ibaze kumva nk'umuntu n'igisuma, umuntu n'igisambo yibye, ariko mu by'ukuri kubona uwo muntu mu by'ukuri ibyo yakoze ntabwo bifite umumaro. Yibye kuko ari konona abandi, ariko bangiriza, ariko ukavuga ati
avuga ngo uyu muntu bamukubite, avuga ngo uyu muntu bamushiremo ingoyi, reka jewe ngiye mu mwanya wiwe aba ari jewe bakubita, aba ari jewe bahana kubw'icyaha yakoze. Ni ibintu bidasanzwe kuba rero utakemera kuba undi muntu mu by'ukuri wakoze icyaha umupfira, ariko umuntu nk'uwo w'igisambo, umuntu nk'uwo wakoze ibintu bibi ukemera ukamupfira, ukavuga uti reka basi uyu muntu mu byo yakoze jewe nihanganire ibyaha byiwe. Urumva rero ukajya hariya bakagutuka, bakagukubita, bakaguserereza, bakakuvuga amajambo mabi bitewe yuko wemeye gupfira wa muntu umeze gutyo. Imana itugaze cyane, Imana ihabwe icubahiro. Bahaye ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, ubwo tugeze kuri rwa rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Nababwira ko rero tugeze ku gice cyaho cya 12. Igice cya 12 nicyo turiho uyu munsi. Turasoma ku icyo gice cya 12 ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 21. Ndababwira ko rero turi hafi gusoza iki gitabo. Imana nidukundira cyane, tuzaba documentary cyangwa se tuzabarungikira video iri documentary cyangwa se igaragaza ubuzima bwa Pawulo mu nzandiko yandikira amatorero atandukanye. Ntabwo ari Abakorino gusa, kuko yandikiye Abaroma, yandikira Abakorino, yandikira Abagalatiya, yandikira Abefeso, yandikira Abakolosayi, yandikira Abatesalonike nabo arabandikira. Ibyo murabizi. Yandikira Timoteyo, yandikira na Tito, akomeza kubandikira kuko afite inzandiko nyinshi yanditse. Nzaba rero iyo documentary, iyo video mubashe kureba cyangwa se no kumva ubusanzwe kwa aka video k'imbara nkuru y'ibijyanye na Pawulo. Ndagira ngo rero mbashimire cyane kubw'umwanya mwiza muzafata wo gukurikirana izo nyigisho, kuko tugiye gusoza uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino mu bakabiri. Turi hafi kurusoza. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana riri hano muri uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, igice cyaho cya 12, umurongo waho ni uwa 14 tugeze ku murongo wa 21. Pawulo aburira Abakorinto ngo batazabaho umugayo. Imana tuganze cyane. Nuko umutwe w'iri jambo wanditse, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dore ubusu bwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo nimwe ubwanyu nshaka, kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu, nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Muravuga muti ibyo byo niko biri koko. Ubwawe ntiwaturemereye, ariko wagize ubwenge bwo kudutegekesha uburiganya. Mbese koko hari ubwo nigeze ngira umuntu wese mu bo nabatumyeho mbakisha indamu? Nahuguye Tito mutumana na mwene data wundi. Mbese hari indamu Tito yabenzeho? Si umwuka umwe wagendeyemo? Nawe ntiyageze ikirenge mu cyanjye?
uhereye kera mwibwira yuko tubireguraho, ariko imbere y'Imana Kristo niwe utuvugiramo. Nuko bakundwa, byose tubivugiye kubakomeza, kuko ntinya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze uko ntashaka, nanjye mugasanga meze uko mudashaka. Kandi ndatinya yuko ahari hazabaho intonganya n'ishyari n'umujinya no kwirema ibice no gusebanya no kunegurirana mu byongorerano no kwihimbariza ubusa no kuvurungana. Kandi ndatinya yuko ubwo nzaza Imana yanjye izongera kuncisha bugufi muri mwe, nanjye ndirire benshi bacumuye kera, ntibihane ibyonona, ubusambanyi n'iby'isoni nke bakoze. Imana yacu ituganze cyane, kandi Imana ihabwe icubahiro kubw'iri ijambo ryiza tumaze gusoma. Nagira ngo wibaze uti, ese kuki iri jambo ryururutse rikaba rije kuri uyu munsi ku bwanjye? Ukwiye kuba rero ubyibaza, ukwiye kuba ubitekerezaho, ugasaba Imana uti, Mana yanjye, ndifuza kugira ngo uze ubane nanjye kandi ungire neza kandi unyambike imbaraga. Nibyo rero nkwifuriza kubwira ijambo ry'Imana, kuko ntabwo ijambo ry'Imana ryaba ryaziye ubusa. Oya, Imana ntabwo ijya yohereza ijambo ryayo ngo rigere ku bantu riziye ubusa, ahubwo riza rifite impamvu, riza rifite icyo rishaka kuvuga, riza rifite icyo rishaka kwigisha. Niyo mpamvu rero ukwiriye kuba wibaza impamvu iri jambo ry'Imana ryururutse kubw'uyu munsi rikaza rigusanga rikubwira ubu butumwa bwiza Imana iduhaye kubw'uyu munsi. Ndagira ngo rero dufate umwanya mwiza cyane tuganire kuri iri jambo ry'Imana tumaze kumva. Reka rero tugane kuri iri jambo ry'Imana dusomye. Nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Twasomye ku murongo wa 15. Nubwo urukundo rero rw'Abanyakorinto bakundaga Pawulo rwagabanukaga cyangwa se rwagiye rucika intege, we yarushagaho kubakunda no kubitangira, ndetse nabo yabatumyeho nka Tito nabo bitangiye Abakorinto. Tusomye ku murongo wabo wa 14 kugeza ku murongo wawo wa 18. Nta gushidikanya ko rero Pawulo yaberetse urukundo rwa Kristo, yamenye rudasaba ko umuntu agomba kubanza kuba intungane, kuko murazi neza yuko Yesu yadukunze, nk'uko twasomye mu kino gice cya mbere cya kino kiganiro, ko Yesu yadukunze ubwe, akadukunda atari uko dufite ibintu twatanze byo gukiranuka, ahubwo Yesu yadukunze kuboko yako yashaka kugira ngo nge nawe duhabwe agaciro mu bwami bw'Imana. Kuko ntinya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze nk'uko ntashaka. Twabisomye hano muri iri jambo ry'Imana ku murongo wabo wa 20. Inzira z'ibyaha Abanyakorinto bagenderagamo Pawulo yarazizi neza, kuko yabanye nabo igihe kitari gito, yarabasobanukiwe, yaramenye, yarahawe amakuru cyane y'ibyabo, ariko akifuza ko yazasubira kubasura barazivuyemo. Murazi ko ubwa mbere yarabasuye, yarabagezemo, ariko rero avuga ati, ni byiza yuko aba bantu mbabwira ati, nyaboneka nzasubireyo nsanga ingeso zabo, imico yabo, imigendere yabo yarahindutse, kuko yarasanzwe azi ko bakoraga ibyaha. Nk'uko twasomye ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21, mwumvise ibyaha aba bantu bakoraga, iby'isoni nkeya, ubusambanyi n'ibindi byaha bitandukanye aba bantu bari barakoze. Niyo mpamvu rero yifuzaga ko yazagerayo agasanga mu by'ukuri barahindutse, batakiri mu byaha. Ibi byerekana yuko Imana ihora itegereje ko umunyabyaha yihana akava mu byaha byiwe. Usomye urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cyaho cya 3 umurongo waho w'9, hari ijambo ry'Imana rihari avuga ngo, Umwami Imana
ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana yacu ishimwe. Ni ukuvuga ngo Imana ihora igihe cyose iteze amaboko, ihora irindiriye, ihora itegereje ko hagira umuntu n'umwe wemera guca bugufi maze ikamugira neza. Ni iby'agaciro cyane wari ukwiye kuvuga uti rero niba Imana ihora irindiriye itegereje umuntu kugira ngo yihane, nanjye aya niyo mahirwe Imana impaye kugira ngo mpinduke, Imana ize ibane nanjye, Imana ikore ku buzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo rero Yesu hariya ahari kugira ngo wowe nge nawe dubashe kwakira ubuntu. Ndibaza ko rero aho uri ukuri kuba utegereza ngo Yesu yaranyishuriye, kandi ubwo yanyishuriye ategereje jyewe kugira ngo ninjire neza, kugira ngo mpabwe ubwo buntu nateganyirijwe butegereje hariya. Ibaze kuba waba ushonje ukeneye ko wahaga cyangwa warya wakira inzara, nyamara ibyo kurya biri hariya bigutegereje ari wowe wenyine gusa wavuze gufata icyemezo cyo kugira ngo ufate indya cyangwa se ibyo kurya urye. Urumva rero waba uhombye cyane mu gihe waba udaciye bugufi. Imana tugaza cyane. Mbese dukunda abataye inzira z'agakiza cyangwa se iy'agakiza mu buryo, kandi duciye bugufi tujya tubikora. Niba abo bantu bahari tujya tubakunda ko ati mwabantu mwe nimuze mwinjire muri Kristo Yesu, cyangwa natwe twifatanya nabo mu gukora ibyaha. Hari ibyo rero nakubwira, nagusaba cyangwa se nakwingingira gukora. Sengera abakozi b'Imana kugira ngo be gucika intege cyangwa se no gucibwa intege n'urukundo ruke babona kubiyita ko cyangwa se ku bantu bavuga ko bazi Imana, kuko hari igihe ubona nk'abantu biyita ko bazi Imana ariko ukabona mu by'ukuri ibyo bakora n'ubundi ntacyo bimaze, bigatuma bica intege cyangwa se binaniza abantu b'abakozi b'Imana. Kuko mu gihe twegera imperuka urukundo ruzarushaho kugabanuka, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyawo cya 3 umurongo waho wa 2. Uko rero iminsi y'imperuka igenda itwegera, niko urukundo rurushaho kugabanuka rw'abantu benshi bakava mu byizerwa bakareka Imana. Ndagira ngo rero nshuti warukurikiye iri jambo ry'Imana, nkubwiye ngo ngiye kurisoreza ahangaha, ariko rwose ufate igihe cyo gusenga, usengera abakozi b'Imana, usengera abantu, nawe ubwawe wisengera. Niba ukiri mu rukundo rwa Kristo uvuga uti Mana, nubwo turi mu bihe bijya gusingira iby'imperuka, makuduza urukundo kugira ngo mbashe kugira abo mburira, mbashe kugira abo mbwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribasanga bariteguye, baramenye Imana, baratangiye kugira ibyo baringaniza, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero nshuti waduteze amatwi iri jambo ry'Imana, nkushimire cyane kandi ngusabira ngo Imana ikomeze kugira neza no kugukomeza mu buntu bwayo, kugira ngo ubwo Kristo azagaruka azasange utunganye kandi warujuje ibikwiriye. Imana tushimwe cyane. Ndagira ngo rero urabane namwe abashikire kandi abaronse byose. Shalom shalom, ndiho abashikire, nakagaruka ndiho abishatse, kandi Imana ikomeze kubakomeza muri byose mu byo murimo turi kumwe.